people of Great Britain are my best Ugandans, I will strengthen the relationship even furthermore. Kuri iyi si hari abayobozi amateka atazigera yibagirwa. Bamwe bazwi kubera ibikorwa byiza, abandi bazwi kubera ubwoba basize inyuma. Uyu munsi tugiye kuvuga kuri Idi Amin Dada, umwe mu bategetsi bavugishije benshi haba muri Afurika no ku isi hose. Akenshi iyo bavuze Idi Amin Dada, abamuzi bahita bumva ubwoba, bakumva igihugu cya Uganda, ariko se yari muntu ki? Ese koko yandikiye umwamikazi Elizabeth wa kabiri ibaruwa y'urukundo? Ese koko yaryaga abantu? Muri iki kiganiro tugiye gutandukanya ukuri ndetse n'ibihuha cyangwa se ibinyoma. Idi Amin Dada yavukiye muri Uganda ahagana mu mwaka w'1925. Ntiyize amashuri menshi, ariko yinjiye mu gisirikare cy'Abongereza cyitwaga King's African Rifles. Yari umugabo muremure cyane, ufite imbaraga nyinshi, kandi yanabaye umukinnyi wa boxing wa Uganda igihe kirekire. Mu mwaka w'1971 yafashe ubutegetsi ahiritse uwariho Perezida Milton Obote mu gihe yari yagiye mu mahanga. Abaturage benshi baramwishimiye, gusa bamwishimiye mu ntangiriro gusa kuko ibintu byaje kugeraho birazamba. Idi Amin Dada yayoboye Uganda kuva mu mwaka w'1971 kugeza mu mwaka w'1979. Ni igihe cy'imyaka 8. Muri icyo gihe ku butegetsi bwa Idi Amin Dada nyine abantu ibihumbi n'ibihumbi barishwe. Imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu ivuga ko hagati y'ibihumbi 100 n'ibihumbi 500 bishobora kuba byarahitanywe n'ubwicanyi bwabaye muri iyo myaka. Ku butegetsi bwe kandi yirukanye abanyamahanga cyane cyane abantu bo muri Aziya barenga ibihumbi 60 bari batuye muri Uganda, abashinja kwiharira ubukungu bw'igihugu. Ibi ngibi byatumye ubukungu bw'igihugu nka Uganda busubira inyuma ku kigero cyo hejuru. Rero umugabo utaravugirwagamo, abenshi ntibatinyaga no kumwita igikoko. Ese inkuru yuko yaba yarandikiye umwamikazi Elizabeth wa kabiri ibaruwa y'urukundo, ese koko yaba ariyo? Inkuru ivuga ko Idi Amin Dada yandikiye umwamikazi Elizabeth wa kabiri w'Ubwongereza amusaba ko yamubera umugore cyangwa se akamukunda. Iyi nkuru abantu benshi bayigiye impaka, bamwe barabyemeza abandi barabihakana, ariko nta gihamya ihari yigaragara ko koko yaba yaramwandikiye ibaruwa. Nta gihamya yemewe n'amateka yerekana ibaruwa y'urukundo Idi Amin Dada yaba yarandikiye umwamikazi Elizabeth wa kabiri. Icyakora Idi Amin Dada yakundaga kuvuga amagambo akomeye yasekeje cyangwa atangaje yerekeye Ubwongereza n'umwamikazi wabwo. Ibyo akaba ari byo byatumye ibihuha byinshi bikwirakwira kugeza n'ubu. Bityo rero iyi nkuru ifatwa nk'igihuha, benshi bayita igihuha kubera ko nta gihamya koko ya nyayo igaragaza ko umwamikazi Elizabeth wa kabiri yaba yarandikiwe ibaruwa na Idi Amin Dada. Ese wowe byumva ute? Uyu mugabo Idi Amin Dada yakomeje kuvugwaho ibintu byinshi ku buryo bamwe bavugaga ko arya n'abantu. Ese koko yaryaga abantu? Hari abantu benshi bakomeje bavuga ko Idi Amin Dada yari indyanyama, ariko kugeza uyu munsi nta bimenyetso bifatika cyangwa inyandiko z'amateka zemeza ko yaryaga abantu koko. Abamurwanyaga bamushinjaga ibintu byinshi. Abamurwanyaga kubera ko yari umunyagitugu ukomeye bamushinjaga ibintu byinshi, ndetse hari n'ibyo yavugaga agamije kwisekereza cyangwa kwiterera abantu ubwoba. Gusa icyo wamenya ko uyu mugabo, abahanga mu mateka bemezaga ko nta kimenyetso gihari cyemeza ko koko yaba yararyaga abantu. Uyu mugabo ibyamuvuzweho ni byinshi bwakira bugacya, ariko se yaje kuva ku butegetsi gute? Hari intambara zitandukanye zamukuye ku butegetsi. Mu mwaka w'1978 Idi Amin Dada yateye igihugu cya Tanzania. Perezida Julius Nyerere wayoboraga Tanzania atigeze abirekera aho ngaho ngo yiturize. Ibi byatumye ingabo za Tanzania zifatanya n'abaturage ba Uganda bari barahunze ubutegetsi bwa Idi Amin Dada, zinjira muri Uganda maze muri Mata 1979 zifata Kampala. Ingibi byatumye Idi Amin Dada, umugabo utaravugirwagamo, umunyagitugu, umugabo wiyitaga ukomeye, ahunga ubutegetsi ajya mu gihugu cya Libya. Ubwo bivugwa ko muri Libya atahamaze kabiri, nyuma yaje guhunga ajya mu gihugu cya Saudi Arabia, aho yabaye kugeza apfuye mu mwaka wa 2003. Ikindi kintu wamenya, Idi Amin Dada ntabwo yigeze aburanishwa ku byaha yashinjwaga. Dusoza, Idi Amin Dada asigaye ari umwe mu bategetsi bavuzweho cyane mu mateka ya Afurika
hari ibyo yakoze bifatika nko kubaka igisirikare gikomeye cya Uganda, ariko ubutegetsi bwe bwaranzwe n'ubwicanyi, ubwoba n'igihunga ndetse n'ihungabana rikomeye mu baturage. Nawe inkuru zo kuba yarandikiye umwamikazi w'Ubwongereza Elizabeth wa kabiri ibaruwa y'urukundo cyangwa yuko yaba yararyaga abantu, kugeza ubu nta kimenyetso cyangwa se igihamya cyizewe kigeze kibigaragaza. Bityo rero amateka twigisha ko tugomba gutandukanya ukuri n'ibihuha, kandi buri gihe tugashingira ku bimenyetso. Koze kubana natwe, iyi ni The Shine TV Rwanda. Urakomeza kubona ibyegeranyo nk'ibi mu gihe wakoze subscribe. Murakoze.